Kuri uyu munsi mpuzamahanga w'abagore nongeye kuza kwihanganisha abagore bagenzi banjye bari mu kaga mu gihugu cy'u Rwanda, muri Congo ndetse no mu karere muri rusange. Nongeye kwihanganisha abagore bari guteseka mu gihugu cy'u Rwanda, abagore bakubitwa buri munsi b'udutaro bakajyanwa mu bigo ngororamuco, mu bigo byo kwa Kabuga, bagateshwa abana babo. Ndabihanganishije, ndababwiye ngo nimukomere nta mvura idahita. Nihanganishije abagore bose, abapfakazi, imfubyi batagira kivurira, abo bafunze abagabo babo babaziza amaherere, abafite abana ndetse n'abagabo baburiwe irengero. Nongeye kwihanganisha umufasha wa Jado Ihorahabona uherutse kuburirwa irengero arigitishijwe na leta ya FPR, n'ubu tutari twamenya aho yamushyize, babwira ngo ako gahinda mukomeza gutera umugore muzakishyura inshuro 1000. Nongeye kwihanganisha umugore wa Bahati Innocent n'umwana yasize, babwira ngo nimukomeze umutsi nta mvura idahita. Nihanganishije umufasha wa Rashid Hakuzimana ufunzwe azira yuko yabwiye umufasha wa Perezida Kagame ngo niyumvikane na Agathe Kanziga, n'ibindi bitekerezo byatangaga kuri YouTube. Nongeye kwihanganisha ababyeyi n'abavandimwe ba Cyuma Hassan, umunyamakuru uri muri gereza azira amaherere. Yakagombye kuba yarashinze urugo, yakagombye kuba yarashinze umuryango. Nongeye kwihanganisha umufasha wa Theo Umubavu, umubyeyi wasigaranye abana uruhuri adafite ukuntu abyitwaramo. Abana babaye imfubyi kandi bafite umubyeyi. Nongeye kwihanganisha abantu bose bafunze bazira amaherere, abagore bari muri gereza, umugore wa Bicahaga. Ndakwihanganishije kandi ndagukomeje. Nongeye kwihanganisha umubyeyi w'icyitegererezo, umugore nyamugore, umugore tuzajya twibuka mu Rwanda buri gihe, buri munsi, Idamange Iryamugwiza Yvonne. Umugore nyamugore, umugore witangiye abanyarwanda, umugore waburiye abanyarwanda, umugore wanze kwikunda. Idamange Iryamugwiza Yvonne, kuba nicaye hano ni ukubera wowe. Nzava hano ari uko wavuye muri gereza, wabonye uburenganzira bwawe, icyo waharaniraga wakigezeho. Nongeye kwihanganisha umubyeyi w'umugabo nkunda cyane, Kizito Mihigo. Mama wa Kizito Mihigo waratubwiye ngo Kizito nitumurekure nawe wamurekuye. Sinzi aho imbaraga wazikuye, waramurekuye, ariko twebwe kumurekura byaranze. Paka abonye ubutabera, paka ubumwe n'ubwiyunge yarose abubonye, naho ubundi ntabwo tuzahwema guharanira icyo yarose n'icyo yapfiriye. Nongeye kwihanganisha abagore bose 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 bapfakaye, babaye imfubyi, batagira kivurira kubera imiryango FPR yoretse, yishe, abo yafunze, abo yarenganyije, abo yateye ubuhunzi butagira izina. Nongeye kwihanganisha abagore bashatse imburagihe kugira ngo abagabo babo bajye ku rugamba, barangiza bakabica, bagasiga abagore batanabyaye. Abapfakazi b'abajene Marie, imfubyi z'impinja zitigeze zibona ababyeyi babo, bagiye kugwa ku rugamba muri Congo guharanira inyungu z'umuntu umwe. Nongeye kwihanganisha ababyeyi babuze abana babo kubera ko bashimuswe,
bakajyanwa ku rugamba batitoje, badafite icyo barwanira. Nongeye kwihanganisha abagore bo mu Rwanda rwose baryama ariko batazi ko buri buke, babwira ngo bavandimwe, bagore bagenzi banjye, mukomeze umutsi, nta mvura idahita. Igihe cyose umuntu agihumeka umwuka w'abazima, impinduka zishobora kubaho, ibyari amarira bikaba ibyishimo. Nongeye kwifatanya n'abagore muri rusange b'impunzi bagenda bafungirwa abagabo kubera politike ya leta ya FPR yo guhiga abagabo cyane cyane b'abahutu bo mu bwoko bw'abahutu bazira kubera ko ari abanyabwenge. Abana b'abagore, abagore bafite abagabo babo bafungiye Arusha kubera ko gusa bari mu myanya y'ubuyobozi. Ndabihanganishije kandi ndabakomeje. Kubaho nta mugabo ni intambara ivuna umunsi ku wundi. Nongeye kwihanganisha abagore bose 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 batewe akaga, basufuye bakomeza bagasufura, barwaye indwara zidakira kubera icyorezo cy'intambara cyatangiye kuva ku itariki ya 1 z'Ukwakira 1990 kugeza na n'ubu imyaka 36 irashize. Nongeye kwihanganisha abagore bahohoterwa ku buryo butandukanye mu Rwanda kugira ngo babashe kubaho. Nongeye kwihanganisha abagore bari mu bukene badafite icyo baha abana babo, icyo kurya, icyo kunywa. Abagore bateka imitanga kugira ngo abana babo baramuke. Ndabihanganishije babyeyi, nta mafaranga yahoza amarira yanyu, icyabahoza ni ukugira ubwigenge n'ubwisanzure. Ngiye kwihanganisha abagore basenyerwa, bakamburwa amasambu, agahabwa abimukira kugira ngo bene nyirisi bature kandi bagategekwa guceceka. Banyarwanda, banyarwandakazi, cyane cyane mwebwe babyeyi, nitwe tubyara, nitwe turuha, nitwe turera, nitwe tuzi imvune y'umwana cyane cyane. Ndabasabye ngo muhagarike guceceka, muhagarike kurebera akarengane ka mugenzi wawe mu gihe wowe katari kakugeraho. Ejo niwishimira kuri umugore, niwishimira umunsi w'abagore, utekereza abo bagore bose bari kurengana, wishyire mu mwanya wabo, wibaze uti ari njye bibayeho nabigenza gute? Ese uzishima wenyine? Ese uzabaho wenyine? Ese uzakora wenyine? Ese uzaba mu isi yawe wenyine? Kuba wumva kubaho kwawe no kunguka kwawe no kurya kwawe no gutekana kwawe biva mu kababaro k'undi munyarwanda wavuye amaraso, bikumariye iki? Bikugejeje kuki? Bikongereyeho iki? Munyarwandakazi, ni twebwe dufite inshingano zikomeye zo kugira ngo turokore basaza bacu, turokore abagabo bacu. Ntabwo runo urugamba rwo kuvugisha ukuri no kwamagana ikibi rureba gusa abagabo, natwe biratureba. Niba watwise umwana amezi 9 n'imvune zose zibamo, ukamurera ukamukuza akaguca mu myanya y'intoki, ufite n'uburenganzira bwo kurokora umwana w'umunyarwanda. Mureke dusubirane umuco wo gutabarana, dusubirane umuco wo kubabazwa n'agahinda k'abandi, dusubirane umuco wo kurerera abaturanyi, dusubirane umuco wo gukundana, w'ubworoherane.